mbese ntago warambiwe ibintu byaharangije kuba nicyo mu rugo rwose hari kuri telefone umvaga nishimye mana umvaga urushimishijwe n'iki se kandi nari kuri telefone nari mbonye kamisa yazamutse abantu narakopye miliyoni 5 ha ufite n'amafaranga angana gutyo rero ibintu bya kenkayori birunguka reka nanjye ubu noneho bigira amafaranga noneho iyo watumije mu Bushinwa biri gusa mu Rwanda biba bifite amafaranga menshi ubwo nanjye nagira amafaranga angana gutyo nyine niyo mpamvu ushaka kuba akazi kubera wize ukajya ujya hanze indimi zose urazizi usanga niyo mpamvu rero noneho rero kuba ingamaye sinaguhaye ko wowe niwe uzabijyana kandi mariya uzabyihishe ningo umaze n'igikobwa cyiza mbana so utakunda umukobwa nawe yakunda ariko sinzi ubundi abasore bo mino minsi umwe baba bari kureba he bareke ni wowe wanjye abandi bo baritesha mutwe baba bashaka amafaranga bakaba bashaka ibiki ariko ubuzi icyakora nzagukunda uko wumva ubishaka icyo uzansaba cyose nzakigukorera njyewe rero none nzakubebeza maze nyifatira na hano mu kiganza nanjye mva nzagukunda muteteshe ku buryo n'umuntu wese uzabibona azajya avuga ngo rwose ewana tugomba kuzaba intangarugero ariko nanone sinzi hazagira umuntu ubirwaye uzi ukuntu abantu bazira abantu bikundaniye byihorere ugasanga basanze tumeze gutya bakavuga umushiha ukabisha ukabakiriya nawe ariko umva yewe tugomba gukundana tukaba intangarugero ariko hano ni iwanyu gerageze kwa dusanze tumeze gutya reka twimerere gutya yego wowe ntugire ikibazo nta kibazo rwose ibintu byose bizakurana ariko se iwanyu ubwo ngubwo ntibakwanjye ntabwo ko dukundana oya ntabwo babyara nta kintu na kimwe bakora icyo uzaze tujya gusangira ubunani ejo ushaka kunsohokana reba izi miliyoni 5 bamwishyura gusa ntabwo nyine tutari kumwe ushaka kujyana kuri ya hoteli numva ngo niba ngenga ari ku Gisenyi oya twebwe turafata imodoka mfite umushoferi noneho we atujyana kubera jyewe kugenda mu muhanda n'amajoro n'iki ntabwo nabishobora noneho tujye kuri hoteli yo ku Gisenyi yego okay nanjye ndabikunze nanjye ngomba kwereka abandi basore bose kwiga nkajya mbere ku mushinga nakunze noneho ngutembereze mu Kivu turi kurya ubuzima ku buryo umuntu wese azava mu rukundo rwacu rugomba kwigana ubundi couple yacu ariyo bazigiraho yego n'ukuri nanjye ndagukunda mbega ibintu byiza mbega urukundo tugomba gukundana n'abana b'Imana tugakundana neza ku buryo urukundo rwacu tuzabigira special yego nanjye nuko bishaka yego kandi bizagenda neza nanjye ndatekereza ko bizagenda neza kugira ngo utavuga bimeze kumuhuka rero ugomba kureba agashati keza hari agakabutura hari ikabutura zaje nari ngiye kuvuga ahantu i Kigali ho bivuga ngenda hazi iryo duka rifite inkweto n'inuza n'amakabutura kuko iyo twagiye kurangura tuvuyeyo tujya kuguramo ariko ntabwo ndi bumwamamarize kuko nta kazi yaduhaye ahubwo we nzakujyana ubundi tuzajyayo duhite turaratuje ubundi twitezera turi ku Gisenyi nanjye nibyo nshaka rwose ubwo tuzagenda twambaye neza n'umuntu wese tureba twebwe tuzambara ibisa yego nka couple nyine ngiye bana n'ubwizi dushaka no kuva ku Gisenyi nkahita nakwambika impeta yuko mukunda akira ngiye nkayikwambika impeta yuko mukunda ku buryo ndetse ya fiançailles naza no kuraba ababyeyi nkabibabwira yes yego nkababwira ko mukunda no mu rugo nkabibabwira ni ukuri niko bimeze yego twebwe ibintu byacu noneho nasoza kwiga kwikorera ubukwe uzarimbira kwiga ubusoze oya reka nkubwire wowe uziga zibanga namupfuye njyewe twajyana
nanjye rwose uramutse upfuye twajyana kuko nsize ntabwo nakwibara maze ngufitiye n'agasapurayizi ngaganira ndashaka kubaha n'akabizo maze ngaganira ariko atari kumura ushaka ko naguha neza aho ushaka Aho ushaka? Eh. ugakunda hese uhuweho Nibwo bwa mbere. nibwo bwa mbere ok nta kibazo ndakagwa ku gahanga ingo ibi ni ibiki niko muhungu ngaho rero mbwira turashize niko yewe mugore iba ari ibi umugore niba ari ubwoko bwawe Mbese ubundi umugore mama. ahubwo uri umukecuru Yego, ubaye. niko se muhungu ngaho mbwira urupfu upfuye rero wese mama nkatanga amafaranga nkajya ndishyurira umwana muzima none do uyu mukecuru wo muri rimwe ntukasigaho nterera urugo nahise kunterera urugo waje kunsura ndi mugenzi wawe waje kutantumyeho nkaba ibyo nsanze byonyine birampamiriza ibyo mubamo nahise musore wowe urabivuga he mama nanjye ntabwo mbizi pe ntabwo ubizi ntabwo mbizi nanjye nisanze byabaye nanjye nisanze uyu muntu umukunda se mama kubizi ko nanjye ntabwo nigeze nshaka ukabizi yaramunze hari ikibazo nanjye nkamukunda none ukanterera urugo ntuntumeho ngo nze numva ibyo murimo ko nsanze ibyo mwabayemo nabonye ishyano ngushije ndetse aho oya mama ndaje mvuze n'ibintu buriya abantu bakundana ntabwo ari ngombwa tukubwira ngo wishire iwanjye araza kunsura oya twakabaye tukabanza tukaganira nk'abantu bakundana tugapanga n'ibyo dushaka kuzabibabwira tukabibamenyesha none se abantu bakundana nsanze mukora ibiki nta kosa nakoze kuba narakunze uyu muvandimwe nta kosa ririmo none se ku buryo nsanze mwagwatiranye sinzi iyo ntindaho gake kaba kanabaye oya ibyo waba uketse ntabwo ari byo mama nta kintu twari tugamije gukora urabizi uyu ni umudiyakoni urabizi nanjye ndi umuririmbyi ikosa ntabwo nabikora pe kandi shyira umutima hamwe amafaranga wampaye njye kwiga nta kindi kintu nakoresha uyu mugore agiye kukugusha mama uzi ikintu nari ndimo kumubwira nyine ndashaka yuko azajya aza akajya mu bushinwa kurangura ku gatandatu no ku cyumweru akiga niyo twari twishimye rero ntabwo mbishira amakenga ubwo nsanze muri sinigeze mbibona abakozi b'Imana si uko bamera barabanza bakajyana ibintu neza kandi rega ntimunakwiranye wibuke ko ukiri umwana wa muntu oya mama bijya kuba ngo ndacyari umwana oya none se hashaka uretse urabona uyu nguyu icyo atwaye ubwo ntushyika nka 70 mama nawe rwose ushobora kuba urangute njye se nifata nkawe ahubwo njyewe ndi umwana muto mfite imyaka 22 yewe ndetse uzajya abandi uyu muntu arya neza akaba ari mu mana ko bukera kereka nk'abantu birirwa ku isuka abantu birirwa batariye murekere mwimbeshya ngo umuntu mukuru nimutuze gusa ese undi mama imyaka niyishaka oya mwinshora muri bizinesi zanyu gusa nazigaye mwifashe nabi oya nakwifata nabi waratwawe rega mama nanjye ndi mu rukundo kandi ni ngombwa imyaka agezemo ngomba gukunda rega watwawe koko ntuzagire ikibazo rwose ngomba gukunda nta kibazo genda mama ntumwiteho urabizi abantu bakuze iyo babonye abantu bibereye mu rukundo ujya kuguhamagara usenguhe ubwo mubiciye amazi sawa shiri wanjye ndagukunda oya ntabwo murigeze akansigara nganira sembezi igenda gusa ndagukunda reka wishime nanjye ndagukunda yego shiri wanjye washe se mama kuba mabukwe ndabona ari mabusa sinzi kubera ko utabikunda reka ugendeye ku nshingano z'ababyeyi oya mama imyaka ngezemo irabinyemerera sibyo urabizi biriya basore twize kaminuza
kenshi iyo tugeze mu myaka nk'iyo ubona njyewe ngezeho tuba dukeneye igihe cyo kubaka tukubaka urugo keretse n'ibikosa wenda sinzi ariko ugakundana n'umuntu ubona agaragara neza akeye hariho abakobwa beza oya mama uriya mukobwa nta kintu atwaye urasa n'umukobwa n'iki se njye mbonye ari umugore ndetse w'imfura mubi ufite abana 10. oya mama nta kintu na kimwe wakora ngo ndeke uriya mukobwa ndamukunda ubu ni ukumutangira nuko ndamukunda pe nta kintu na kimwe rero wakora ngo mureke ubu ibintu byose byahagaze imishinga wari kwiga urimo nabireka ariko nkakomeza n'uriya mukobwa nta kintu na kimwe ushobora gukora ngo mureke mwana wa reka mbe ngiye hano inyuma ndaje ariko turi kumwe ngendo ndagukura ku izina okay genda nta kibazo kangende ndaje turongera tuganire none naragenze ndabona iri shyano mama wabonye ribereye mu nzu ye aho ngaho nzabikizwa n'iki ariko se kuko birakwiye ko nkundana n'umuntu umeze kuriya ariko urukundo we urukundo rudukoresha ibyo tutagakwiye gukora ese ni iki nakora basi ngo uriya muntu mureke mama hari akantu yavuze ko afite imyaka 70 ntabwo nagatekereje ngo nkibaje agiye ariko nta kundi ni amafaranga nsanga ntayafite cyangwa se tukanabana agashira nzajya kwaka divorce dutandukane acukwe nanjye ncukwe njye kwishakira n'abakobwa bakiri abakobwa barahari Sanda bite amakuru y'iminsi nese wiruka kujya hanze mwa shagiye w'imari nakuyeyo nari nayisize mu nzira ariko bayingejejeho ubu nyine nta kibazo mbase sha nyine wa mutipe umwe nakubwira uzi ko yamaye urukundo kuri janse yamaye urukundo urumva ariko mbega ubu ntabwo nyiryama ntabwo ngisinzira uzi ko uyu munsi nta nubwo nagiye ku kazi kubera iryo jambo turabaho nyine nese kuri kumbwira ngo ubwo wenda nankurikiyeho imitungo mwihorere icyo nshaka niwe urumva we ninamara kumushyikira neza nitwajya gutera igikumwe icya mbere ntabwo azi imitungo mfite we nzamuhata urukundo urumva ubundi mu mitungo yanjye hari iyo nazamwandikaho kugira ngo ataba nkurikiyeho amafaranga mama azatwubakira njyewe icya mbere ni uko umuhungu we mukunda urumva kandi ikindi cya kabiri mu myaka mfite wenda zanera inda y'impanga 6 ubundi nibyarira abana njyewe icya mbere ndashaka abana kuko mu myaka ngezemo icya mbere ni abana ubundi ninamara kubyara niyashaka mama kuko nzaba maze gukiza umuhungu we niyashaka azajya gushaka abandi bakobwa nzasigarana abana banjye kandi n'imitungo yanjye nyifite ngo mama we n'umudiyakoni kereka nimba yari uburozi wenda yaba afite ariko ibyo biramureba icya mbere ni uko nzaba nabonye iriya bogara ariko waramubonye wabonye ibyiso bye aha ariko reka nkubwire Sanda ni wowe mbibwiye niwaramuka uzukuye bwa buraya bwawe ukanamureba n'ijisho guri iryo jisho nzarikuzamo burushete kera batsaga burushete ku rutsinga ngo nzarijobotura murabizi ko najya nshinyika jewe iyo myijwi igira yawe utangiye gusa nk'ugiye mu rukundo nakumenagura urabizi nimwe wabibonye uteka ari mwiza kareba imbeba mu jisho ifu mu menyo nako nta soni amaso yawe uzajya yarebesha hirya nazayajobotora urabizi yuko n'udufaranga ukoresha n'igihe watuguhaye rero umfasha nubwo nagiye muri ADPR nyine ndi kwibeshya kugira ngo nibonere iriya bogari ubizanye umva nahita nkukatisha umutwe urabizi nkazihana nyuma n'ubundi Imana igiye ibabarira abantu rero umva ngo narakunzera ese ko numva gafite ishyaka
umva twajya ni Burundi usiko Uganda ngo babugurisha ku kayiko. Iyo ntabwo byakabaye impamvu ahubwo buriya ndashaka ikintu ndi bukore kuko mama arabyumva akazatumira abavandimwe na bene wabo bakadutahira ubukwe bikagenda neza. Niba yambaye ikanzu agatimba azaba mushya nzabona ari mushya imbere yanjye ndetse nzabona ari n'umwana w'umukobwa rwose ukiri mutoya. Ariko ntabwo bizamera pe hajya ngo ni amafaranga muri iki iyo nkora amafaranga ngashaka yanjye sinari buzayabone koko ya bizaba ubwo nyine nuko bizaba uko byakabaye. Nzamukunda nta kintu na kimwe mama yakora ngo ndeke kumukunda. Nzamukunda bizaba uko byakabaye. Ko najya kubushaka nkabugucucura umva uramenye. Ndi nyina wa nyoko kandi nyina wa so. Urumva kagashinzi nijya ugwamagaye wandaya we si wowe umamagaye. Urumva ushingire mushi. To iyi ndayara. Iyi ndayi uzayikira. Ariko namusekura uko basekura isombe mu isekuru ranye namusekura yitonde rero.